bisanzwe iyi ni yacu Afrimason TV. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutaramyi wacu nk'uko bisanzwe, arabibwira ni umuntu mukuru sinamuvugira. Murabona neza abasangirangendo banjye nonje nagarutse ni Natasha murabizi. Tuje muri noneho mu kureba ikibazo kiri hagati y'ingo. Umugore kuki atarangiza n'umugabo agatinda kurangiza. Harimo abagabo batinda kurangiza, hari n'umugore utinda kurangiza. Byaba biterwa n'iki? Okay. Njyewe uyu munsi ndi ku ruhande rw'abanyeshuri. Wowe rero nk'uko bisanzwe urakomeza nka mwarimu, ese njyewe ndabariza abanyeshuri. Ese ubundi mbere yuko tujya ku bagabo, umugore kugira ngo umucumite umunyaze, hari ubushize hari abantu bambajije ese gucumita no gusoka bitandukanira he? Gusoka se kari kuba wica umuntu, hari ugucumita kugira ngo nyine ugeze aho ugomba kugeza, aho wumva wishimiye naho umugore yishimiye. Gusoka rero muri comment nabonye harimo umuntu wambajije ese gusoka no gucumita, ngo nzakubwire ubasobanurire neza ngo babashe kunyurwa. Gusoka no gucumita bitandukanira he? Biratandukanye cyane. Yego. Gucumita kwanza reka mbikwereke. Bagira batya. Ubu tugiye kureba gucumita. Yego. Gucumita umugabo nyine uko muba mumeze simbizi, mwamuhennye mwamugize mute, ariko gucumita ni gutya. Noneho gusoka ni kwa kundi ukubita ngo rimwe ukabanza ukaguma nk'amasegonda ukavana ukongera ugakubita. Mbese ubwo muri make gusoka ni ugucumita woroheje, ukaruhuka ushyizemo imbaraga zawe nyinshi, ahubwo nyinshi ugatuza ugasohoka witonze ukongera ugakutikura, uko niko gusoka. ubwo nibyo bida gusoka. Rero no gucumita ni ukugira na speed vuba vuba. Kwa kundi namwe mubizi mujye mubikora. Oya reka twe turacyari twe turi abanyeshuri. Kada. Kuko ngende niba batakora ibyo ngibyo. Nyine turimo turiga, twebwe turimo turiga, uri mwarimu. Nacyo ni ibyo rero, gucumita no gusoka biratandukanye. Gusa none se buriya wenda ujya ukunda kwitangaho urugero ngo aba ariho tubaza uko bikugendekera. Ese n'uyu munsi nta kibazo dukomeze dutanga ingero kuri wowe? Nta kibazo. Wowe se ari ukugucumita, ari no kukunyaza, ari no kugusoka, wumva ibifite injyana ari ibihe nka mwarimu? Shiti yanjye gucumita ni byo sawa, gusoka uziko byumvira mu mugongo. Ni ukuvuga ngo iyo ari gusoka aba yashizemo imbaraga, igitsina kijya mu mugongo cyose ukacyumvirayo, agisunika cyose pe. Hari muri comment hari umubyeyi wavuze ko ngo we afite umugabo ufite imboro nini cyane, ngo iyo ari kuyisoka ngo yumva neza nyababyeyi agiye kuyimena. Abagabo rero mujye mumenya aho mugomba kugeza. Hari abagore bagira nyababyeyi iri hafi, ariko nyingiri kure pe, uzaza azageza ashyiremo kure. None Natasha, uratubwiye ngo ufite ngufi, ese ni umugore ufite nyababyeyi ntoya, mugiye kubonana ntabwo uzi igitsina cy'ukuntu kingana, kandi burya abagabo akurikiza we yataka cyane bitewe n'ibitekerezo by'ukuntu bimutegetse. Ubwo se uwo mugore ufite igitsina gitoya ntabwo yabirenganiramo? Ntabwo rega nta mugore ugira igitsina gito, ntibiba nta mugore ugira igitsina gito, ahubwo umugore agira nyababyeyi iri hafi. Nta gitsina gito umugore agira, nyababyeyi iri hafi. Urabyumva nyine nawe mugabo urasukamo, nawe ubwo urabyumva kuri kubabaza umuntu. None se abataka cyane biba bimeze gute? Nawe mugabo uba wumva ahantu uri kugeza unanziye hari, ahubwo utarigeze uhageze. Burya ahantu haciye abantu babiri mu nzira niyo yari ibyatsi biraryama, ukabona ko haciriwemo abantu. Ariko niba ugejeje ahantu ukumva rwose nta hantu hatigeze hana, mbese haracyafunze, nawe ubabaza umugore. Ubwo ni ukuvuga ngo bya byishimo umaze iminsi wigisha abantu ntabwo byaboneka muri icyo gihe? Icyo gihe ntabwo byaboneka. Byaboneka gute kandi umudamu ari kubabara? Wowe mugabo umenya umugore wawe ukuntu angana, yabyaye uko ingana, ujye umenya ngo niba ufite igitsina kirekire nzajya ndongora ngeze aha, cyangwa se
umugore wanjye ninumva mbwiye gutya ngabanye none ariko hari ibyo tujya twumva ngo icyo bita ngo kwemeza umugore. Ubwo umugabo ntashobora kurongora umugore muri ubwo buryo amusoka akamubabaza akajya agira ngo yamwemeje kumbi ntacyo yakoze. Ese iyo usotse umugore agataka cyane bivuga ko umwemeje? ntabwo bivuga ko umwemeze, ushobora kumwica. None Natasha, ese ubundi icyo bita kwemeza umugore, wenda nkawe sinzi, ese hari umusore urakurongora kabisa akagera ku rwego ukavuga uti ndayamanitse ndemeye? Ntabwo biraba. Nta n'umugabo urakurongora ngo uvuge ngo ndemeye? ngo ndemeye ngo ntabwo bw'ikingi oya arandongora nkarangiza bikarangiza ku buryo niyo yagaruka mu kanya twabikora. Ariko umugabo ufite imboro ndende akayicumita umugore akageza ahandi kure, umugore niyo abonye umugabo watungutse asheshe urumeze. None se ubundi icyo bita icyo abasore biyemera cyangwa abagabo biyemera, icyo bita kwemeza umugore ni mu buhe buryo? Noneho abagabo tuba twikina, nta mugabo ujya wemeza umugore. Ese umugore wundi wamwemeza ute? Hari iriba ridakama waryemeza ute koko? Wavuga ngo ngiye kwiriba ngo ndakuramo ariya mazi yose nyamaremo, ntibishoboka. N'iriba ridakama. Umugore ni plastique, umugore arakwiduka, uramurongora uceho, n'undi ashobora kuza akamurongora agaca. Ese wamwemeza ute? Umugore nta nubwo wabona ikimwemeje. Ko se njya numva ngo hari abagore, hari umugore yigeze kutubwira ati ngewe mfite umutipe umwe arandongora nkanyurwa cyane. Ibyo byo kwemezanya no kunyurwa ni ibintu bitandukanye. Ese ko hari abasore twigeze kuganira ubushize, hari televiziyo imwe runaka nigeze gukoreraho, umugore atanga ubuhamya avuga ati ngewe mu buzima bwanjye narasambanye cyane, ariko hari umusore umwe ntazibagirwa yarandongoye umunsi umwe, imishini arayikubita imishini igeze iranabyimba yanakoraho nk'ababara. Kandi mu kubikora twabikoraga numva nishimye, ariko bitewe n'ibyishimo twari dufite icyo gihe yarandongoye bigera ku rwego rw'uko imishini byimba, kandi ibyimba ntababara, ariko bwaciye mu gitondo mana yanjye nagezeho nsaba imbabazi navuga mbabarira sinzongera kurongorana. Ibyo bintu byaba byari byakubaho? Ntabwo birambaho, ariko hari abafite banjye bijya bibaho, bakamurongora imishini bakabyimba. Ese ntabwo aba ari uburwayi? Oya ntabwo aba ari uburwayi nyine, ntabwo aba ari uburwayi nyine, aba yahuye n'umuhungu uzi akazi wa mugani wawe akamwiyemeza tu. Ariko we ntabwo birakubaho? Ni nkande wanyemeza. Urashaka kubwira abasore twese turi hanze aha ngaha njye ariko wenda uretse ko mfite ayanjye yavuyemo, subiramo ngo abasore bose bakurikiye televiziyo nta n'umwe wanyemeza mbwira ngo nisubiremo, bose abagabo mwese si muri bamwe, mwese nta n'umwe wanyemeza. Mwa basore mwe namwe mwa bagabo mwe mukurikiye Afrimason TV, uyu mukobwa Natasha aduciye amazi, yewe aranadusuzugura, yaravuze ngo nta mugabo mwisi, nta n'umusore n'umwe muri iyi si ngo wamurongora ngo amwemeze. Ariko nta muntu koko w'inkwakuzi, ikiganiro nikirangira ndaza gushyiraho nomero ya telefoni, none uwumva ari inkwakuzi azadutabare aturenganure, adukorera ubuvugizi, avuga ati njyewe ndashaka guhangura Natasha nkamukuraho ako gasuzuguro. Njye ndumva dusuzuguye nk'abagabo. Dushyireho intego. Wenda njyewe nuko mama w'abana yaza n'umwuka n'ubundi. Wowe nanjye se cyangwa wowe n'abari? Nta mugabo udaca inyuma umugore uzajijisho bikorere. Tubikorere hano kureka. Ngaho ryamanze. Ryamanze rwose. Ryamanze. Uyu mukobwa ngiye kubabarira ingarura. Mwebwe we ntukura ijisho ryawe imbere ya kamera, ntukura ijisho imbere ya televiziyo yawe, reka nze mbereke. Ariko se ubu anyemereje imbere ya televiziyo sinaba nsebye? Oya reka nzabanze nipime mutandeba, noneho nimara kumwemeza tuzabikorera imbere ya televiziyo. Ariko se ko twaba tugiye gukina nk'abana, kandi hari abana batoya, ntabwo nsunnye, hari abana batoya bashobora kureba ibiganiro byacu bari munsi y'imyaka 18, tubazirikane ko bashobora kuzareba bino bintu. Amazi aradedera. Ariko Natasha reka mubwira akagabo gahemba kandi kataraza,
utishyira hejuru, hano hanze hari abana bazi guhaha. basha waribonye Abantu bakurikiye TV ya Cyambara nta muhe umukobwa aradedera ko uza amazi mfite yakwica yakwangiza. wowe uze nkwereke uzi Ariko koko ariko ihangane shyira kamera hasi uzi nomero yanjye murayizi nyishyiraho rwose ibiganiro birangiye, ariko nongera kwibutsa abantu bari munsi y'imyaka 18 ibi biganiro byacu nimukazajye mubirebaho. Nawe mubyeyi ugiye kureba kino kiganiro tuba twakoze, ufashe telefone yawe cyangwa computer yawe, imashini, ugiye kuri internet ukajya kuri YouTube ukandika Afrimason TV, banza ukore subscribe, ukore like na share, ahasigaye dutwika amagini. Ariko banza ukimara gufungura YouTube channel yacu, banza uyegeze abana hirya urebe ibiganiro byacu witonze, kuko ibi biganiro ni by'abantu bafite imyaka y'ubukure, abubatse ingo cyangwa bari mu nzira yo kubaka ingo. Murakoze cyane. Ariko uyu mukobwa rwose, mwabasore mwe namwe mwabagabo mwe, nuko ngewe rwose mama w'abana nashaka kumubabaza, ariko uyu mukobwa aradusuzuguye. Cyo kora ngiye kugenda nsabe mama w'abana agahushya. Uyu mukobwa nzabanza nipime, nananira ubutaha mu kiganiro nzaza amabwira ati ngewe naremeye narayamanitse. Umugore wawe agahushya ko kujya kumuca inyuma n'uwe mbabarira we. Mama waba buriya ntabwo wamagahushya koko wambabariye. Wa mugore waramutse aje ntabwo yazagaruka iwawe. Ni ukuri cyane. Mada, umugore wanjye ariko afite umugore wanjye utatuma ntabwo namuvuga kurekara, ariko umugore wanjye rwose umugore wawe se ni iki cyafite ntaki? mama w'abana Ni iki cyafite ntaki? mama w'abana twarabyaranye. mama njye se simbyara wibwiye ko indi byara nayo. ubu nagutera inda se? mama w'abana yambyariye impanga. yacaye Ntabwo mbizi. nabonye umuntu nkanjye wabyara koko. Reka ntabwo wabyara se? Kubera iki? cyangwa se nzabyarira umugabo uzampa amafaranga. Nifuza. Harya umugabo udafite amafaranga nta kintu mwavugana. Nakubushize aratubwiye ngo umusore ngo udafite amafaranga ntiyakambara ngo aberwe. Uzubwo yaberwa ate? Agenda amenya avamo. Ayiwe. Mwabasore mwe, ariko se aramutse yiyaminiya kuri ibi bintu twaganiriye, kavuga ati ngewe ngiye gutukura abagabo bose n'abasore bose muri rusange, uyu mukobwa Natasha wavuze ko nta mugabo wamwemeza, ngewe nta mafaranga mfite, ariko ngewe ngiye kumuhangura, uzatwemerera adutukure? Ntabwo byavamo. None se Natasha, ahangaha izaba ari intego, sibyo? Uyu mugabo naramuka aguhanguye ariko adafite amafaranga, kubw'intego ntabwo wakemera akadutukura? Niba ari intego urumva twatese. Yego. Ubwo nyine murumva azaze. Niba ari intego azaze turebe ko wenda nabona umugabo nyemeza da nkuko bivuga. Ako nawe ndabona imyaka kera habaye umugore akitwa Nyiramuhumuro, yari umukaratika. None yariye kubera ko abagabo bajyaga kumurambagiza akina shotukani, babwiye ati ngewe nzarongorwa n'umugabo ufite imboro 3. Ati ubwo umusore wa mbere ariga kandi mwajyaga kurwana, mbere yo kugira ngo muteretane mwarabanzaga mukarwana, yagukubita ubwo nyine ukabura utsinzwe ukagenda. Noneho urimwe aza guhura n'umusore, bararwana, umusore aramukubita. Amubaza se ufite imboro zingahe? Mfite imboro 1. Ati wegendere nta kigo nambasha. Ati byibura umusore ufite imboro 3 ntabwo byashoboka. Haza umuyapani, bararwana, umusore aramukubita. Ati nge ufite imboro zingahe? Ati nge mfite 1. Ati gendere byibura ufite 3. Haza umushinwa, bararwana aramukubita, gutyo biza kugera ku Munyamerika. Umunyamerika akaba afite amakuru yakuye ku bantu bose kuri babandi bakubiswe. Umunyamerika aramubwira ati rero ngewe mfite imboro 1 ariko hari indi yari igiye kuza, biba ngombwa ko kaba kagufi. Ati wowe byibura umuntu ufite imboro 3. Nibwo byageze muri Afurika. Bigeze muri Afurika, abanyafurika urabizi ko tugira ubwenge bwinshi cyane. Uwaserukiye Afurika yaragiye ageze ajyana amakuru yose yari yavuye muri Afurika hanuje, ageze amubwira ati rero Nyiramuhumuro njewe tugiye kurwana kandi nzi ko ndi bugutsindire. Bararwana, ubwo wa munyafurika atwana Nyiramuhumuro, ariko urebye basaga n'abanganyije. Noneho aramubwira ati se ubundi ufite imboro zingahe ko wigerereje ibuye? Umugabo ati rero imboro zo wasabye abagabo zose ndazujuje, ariko ndabona imirwanire nta gutsinze neza, ariko ku gitanda nta gutsinda. Umukobwa ati ngonyereka imboro zawe. Aramubwira ati iya mbere, ahagarara amanura lisani aramwereka ati iya mbere wayibonye? Ati nayibonye. Ati izindi zirize? Ati ngojya n'inyuma nkwereke n'iyindi. Noneho umukobwa agiye guhengereza inyuma, afata ya mboro y'imbere arayicisha hagati y'amaguru irungurukira inyuma. Ati wayibonye n'iyindi?
noneho rihengereza impande y'imboro ati dore n'indi ya gatatu urabona ko yabaye gatoya kubera izindi zariye cyane zirayicura. None nawe rero hari umusore ugiye kuza adutukure akwemeze, ariko umusore avuye ugiye kumera nka nyiramuhumuro rero. avuye he avuye se twabishyizeho intego? Yego. namwe bavandimwe murabyumva, dushyizeho intego. umusore wese wiyaminiye apfa kuba atuye kuri iyi si. nzamuha icyumweru, havuyemo alien. nzamuha icyumweru naza akanyemeza. Okay, murakoze. Reka twigarukire iwacu ako kari agaciyemo. None Natasha, ese umugabo abagabo bafite ikibazo cyo kutarangiza vuba biterwa n'iki? Nkawe umuntu w'inararibonye muri bino bintu byo gusobanura ibiganiro nk'ibi ngibi nka mwarimu, niki wafasha abagore bafite abagabo barongora igihe kinini? Babafasha iki? Se ufite umugabo utarangiza vuba kandi akajya kurangiza wamaze kuva mu mwuka muri mudu y'imibonano, akanyurwa n'imibonano mpuzabitsina, ariko abagabo babo bakababihiriza kubera ko abagore barangiza abagabo batararangiza. Niyihe nama wabagira? Ese biterwa n'iki? Ese umugabo umeze gutyo umufite wamuta ukagenda, wakora iki? ntabwo namuta. ikintu cya mbere, burya iyo ugiye gukora imibonano n'umugabo uzi ko atinda kurangiza, we mugore fata igitsina cye ugikarise, ndetse ko hakundi nawe ari kugukarisa. noneho wowe ntukore ku mabere ye, ntukorehe, wowe noneho wibande ku gitsina cye ugikarise, n'ibinaba ngombwa unamusise. mu kumusisa ubwonko bwe buraba desoho, noneho ubwonko bwe nibumara kwimarikamo ko yumva nawe yashatse gukora imibonano, ahita afata nawe ubwo wumva nyine umeze nk'umuntu nyine nawe washize, uvuga ati sheri wangishyiramo. ujye wihangana wanze umusise, numara kumusisa ubona nawe ari muri modo cyane, mujye mwagira ute mwakora imibonano. icyo gihe ubwonko bwe buzaba bwimaritse, niko yatangiye gukora imibonano kare kuko wabanje kugira ute kumusisa, mbese wabanje kumwica mu bwonko, mushobora no kurangiriza rimwe. Ni ukuvuga ngo ibanga ni ukubanza ugashyira mu mwanya w'uko abagore bakenera guteta mbere y'uko imibonano mpuzabitsina ikorwa. Ibanga nawe ni ugufata umugabo akaba ari wowe noneho umukorera bya bindi, ukamutetesha, noneho akabikunda mbere y'uko wowe ubikunda. Ni ukuvuga ngo amasohoro nzi ko aturuka mu bwonko akamanuka mu rutirigongo, yagera mu mabya niho yiremera. iyo amaze kwirema ubwo ni ukuvuga ngo uko agenda ajya mu bwonko hari ibindi bintu, hari imisokoro yindi biri guturuka mu rutirigongo imanuka ijya kwitaransforoma mu mabya, ubwo itangira gusunika ya yindi iri mu mabya ariza kuvamo amasohoro kugira ngo isohoke. ubwo yageze kuri icyo gipimo nibwo ashobora guhita atangira gusaba ati rwose sheri kirava ndapfuye. iyo atangiye kuvuga ngo sheri dukora akazi, icyo gihe mugore nawe urumva mushobora guhita mukora akazi. ahubwo we mugore sa nk'unamwiyagaho gato yuko umeze wanze umukarise kugira ngo ubanze umusaze mbere muze kurangiriza rimwe. Bagore murumve rero ko namwe niba koko ufite umugabo umeze gutyo, wowe mufashe mbere yuko woweho ushyukwa ujya mu mwuka wumva byakomeye, banze usaze umugabo wawe umwonke rwose. Sinzi impamvu abantu bamwe bakunda kubigiraho ikibazo cyane nk'abantu b'abarokore, niba ushize twabivuzeho, ariko nudashyira hasi ibyo bintu byo kuvuga ngo uri nzakagendana urugo rwawe rurasenyutse. n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ubura ubwenge ndamureka, ni mubura ubwenge nzabasiga. Ibiganiro byacu nakagaruka. Imana y'u Rwanda ikomeze ibihane namwe.